dufite smartphone mu ntoki tuza kumva umwanzuro w'urubanza wowe byari bimeze gute mu gihe rwasomwaga nyine nari mbitegereje kubyumva bitegereje cyane cyane ariko none se Frida kugirwa umwere kwa Ndimbati bivuze ko agiye kurera abana ahubwo niko gutsinda kwanjye. Frida wenda wakurikiye iyi ngingo ku yindi bimwe byaganiriwe mu rukiko ndetse n'ibyo bahiriye bafata umwanzuro wo kurekura Ndimbati bakanamugira umwere aka kanya uvuze ko hari ingingo birengagije wavuga nk'izihe none ubu ngubu kafunguye ubwo birarangiye muri mufitanye amasezerano na leta ngana gute adufashije tuva mu kazu k'agashambulete twabagamo kuzitega turimuka mu nini ayo yose ni amafaranga yabo twakoresheje nyine dukodesha indi nzu kwimuka kugurira imyambaro abana n'udukweto kubera ko batari nyine babifite bigize bari bafite utuntu dutoya tumaze kubasiga badafite iyo bambara ubu ngubu. Umuryango wawe by'umwihariko duhereye kuri mama na papa cyangwa se ababyeyi bawe bakire gute iyi nkuru uzi Yes, twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye bya buri munsi tubategurira hano kuri Iris TV. Nizera ko mukomeje kugubwa neza nibyo mba mbifuriza. Ikaze abantu bari mu Rwanda, bice bitandukanye by'u Rwanda, abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi z'u Rwanda muri za diaspora zitandukanye, muraho neza murakomeye. Uyu munsi rero twongeye kugirwa umugisha kuba tubonye umwanya nk'uyu nguyu mwiza kugira ngo tuganire n'umuvandimwe muri kubona imbere ya kamera za Iris TV ugiye kuyobora ikiganiro ni Jado Twishime. Uyu nguyu rero tugiye kuganira ngira ngo abantu benshi bamaze kumenyera kuri social media. Uraho neza Frida? Muraho neza. Murakomeye? Turakomeye. Iminsi myinshi. Vuga ngo myinshi cyane. Niko basubiza. Niyo munongeye iminsi myinshi muranye icyo mvuga. Yego. Tugwaye ikaze kuri Iris TV. Murakoze. Abantu mutarakora subscribe kuri iyi chaîne ndetse n'uburyo bwo kubana mu buryo burambye ndagira ngo basabe mu bikore kugira ngo mujye mubona inkuru nyinshi tubategura ziba zigiye zitandukanye. Hanyuma rero uyu munsi ni Frida ngira ngo mumaze kumumenyera Frida mu mazina yawe yose wayibabwira wenda rishobora kuba n'umuntu ukubanye bwa mbere biranashoboka cyane. Twakabahize Frida. Barakumenyereye mu rukiko Kabahizi ni wihoreye Kabahizi wihoreye gusa byose ni ubuzima ni inzira tunyuramo z'ubuzima. Hanyuma ku munsi w'ejo nibwo urukiko rwafashe umwanzuro wo kurekura wihoreye Mustafa hajya Jean Bosco n'uhere Jean Bosco Mustafa ngira ngo riri ku ruhande na Ndimbati riri ku ruhande. Na amezi agera muri 6 yaramaze muri gereza nkuru ya Nyarugenge Imageragere aza kurekurwa agizwe umwere ku byaha yarakurikiranyweho ibyaregwaga ndetse yakoreye uno mwari agakiri umwari yamaze kuba umubyeyi akiri umwana. Frida tujye kuganira kuri izo ngingo cyane ko ku munsi w'ejo nabo zinze mbona kuri za social media zitandukanye bakugarukaho bamwe bakwandikaho abandi bakomentingaho Frida gutyo Frida arasebye Frida ugenze gutya Frida aratsinzwe ariko Ndimbati azarera abana. Mu by'ukuri ku munsi w'ejo urubanza rusomwa uruzi amasaha wari uri hehe? Ndi kwihigira ibirayi by'abana. Egereza mikoro neza kugira ngo abantu bakumve. Ndi kwihigira ibirayi by'abana. Ubwo wari mu bihigira Frida? Mushaka bari biraka nyine bitandukanye. Ariko wari uzi neza amasaha urubanza ruri bubereho? Uruyazi? Okay, wari ufite telefone, ufite smartphone. Nahoze mbona abantu benshi cyane abo muri diaspora bavuga ngo twari dufite smartphone mu ntoki tuza kumva umwanzuro w'urubanza wowe byari bimeze gute mu gihe rwasomwaga? Nyine nari mbitegereje kubyumva bitegereje cyane ariko inkuru ya mbere kugeraho ko bamaze kumugira umwere ninde wayibonye hehe ninde wayikubwiye? Nayibonye babipostinze abanyamakuru kuri stati zabo. Niba nabibonye nyine itambona ni sawa kabisa. Okay, mu magambo make wenda navuze byinshi wabyakiriye gute kugirwa umwere kwa wihoreye Jean Bosco Mustafa? Byakiriye neza cyane ko icyo nashakaga nawe ari cyo yashakaga kunkorera. Shakaga kugomba kurera abana kandi yarabisabaga kenshi. None se Frida kugirwa umwere kwa Ndimbati bivuze ko agiye kurera abana? Ahubwo niko gutsinda kwanjye.
ko gutsinda kwanjye icyo mba nifuza kiba kigiye kugerwaho ahubwo iyo bamufunga yo kumva natiriwe wese mana banashakaga ko barera abana bikaba birangiye bamufunze ibyo ni ibiki nyine mwumva birambabaje ariko noneho kubera ko n'ubundi byanze bigasunika bishyira hahandi bingerera ku ngingo yanjye ibindi byose nta kibazo. Okay, inkuru ikugezeho rero atararekuwe yagize umwere, niki wese utekereza mu mutima wawe wese wumva agiye gukurikiraho iki? Kurera abana. Nese njye nibaza byinshi bindi aka nta bindi bintu birenze nyine igikurikiyeho no kurera abana. Wese uvuga ati amatara abonetse. Kinaga ari guhiga njye nyine none tugiye kuba babiri urumva imvune noneho zigiye kugabanyuka ntabwo zikirizazi zigomba gukomeza ngo zure zimwe nari mfite akiri hariya cyangwa se na mbere yuko ajyayo. Abantu batekerezaga ko Mustafa Uwihoreye Jean Bosco ahanganye na Frida Husi. Mangana nawe bitandukanye n'ukuri. Egereza mikoro neza. Sibwo yarahanganye ni inde bari bahanganye ntabwo azabyibaza kuko iwarezwe abahanganye n'uwamureze ubundi mu mategeko aravuga ko ashaka kondera abantu ubundi nageze hariya kubera iki none hagende yishake n'ibisubizo. Abantu bazi kugira inama abantu bazamugire n'inama nawe ariko basanga nari abari bahari hari abantu bita abamediator baba bari netre nyine nta ruhande na rumwe bariho apana bari abazaye umusaza kabisa urahatwitse uratsinze baze ko babyita ko natwitse we uzaye ko papa urumva bana ari beza nese umva ataratwitse niba nawe ari byo wifuzaga ariko barekuwe ngo uratwitse ariko ko karagatwiko noneho wari wagiye kwenjoyinga hariya urya isi ku mazi none wari muhatwikira none uraje kuvuye ku beach mbese ntago ari byo bajya bamenya imvugo bakoresha ubwo bambwiye ati kabisa Imana niyubawe shima Imana nyine no bamuvuze ati bariya bose abihorere cyangwa wenda nabo bari kumwe hariya bajya bamubwira byinshi bitandukanye ko abarimo abantu b'ingeri zitandukanye ari nk'abo nyine bamva mediator narimvuze batavuga ngo baje ngo turabafana bawe nibyo muri abafana be ariko nanone mugashyiramo ubwenge kugira ngo bumwungure n'ubundi kuko hari igihe umuntu agendera mu kigare akibwira ko abantu bose barimo bamubwira neza bamwishimiye ko hahiye yatwitse ewana ngo satani yatsinzwe ubundi agiye yibaza ubundi satani bari kuvuga ni ese ubundi Frida wenda nyuma amatsiko n'abantu abantu bari bazi ko mu by'ukuri ari we wareze Ndimbati ni we wamureze bize bari biri hari wihije ni hanyuma rero kukivuga yuko se utari wishimiye insinzi yawe kurusha uko wavuga ko wishimiye insinzi ya mugenzi wawe wareze wishimiye kandi ni nayo niyo yabaye seriye niyo yabaye none se waramureze buriya nyine abantu bareba bitandukanye dufite ibyo ndeba n'ibyo ndi gutegetingaho ariko ibyo ngibyo sinzi niba abandi babibona ese ubundi urumva ari ubuhe mubyeyi wakishimira ko umubyeyi w'umwana we afungwa bimeze nko kumva ngo ndashaka kwica papa w'abana we imyaka 25 ntabwo ari iminsi 15 cyangwa amezi angahe ni imyaka ya myaka wagenda unganuka ukagaruka uruhara n'imbi ubifite. Hanyuma Frida muri statement watanze n'ikirego cyawe byanga bikunze wenda ntago uzi by'amategeko ariko ari bicyo waruzi yuko nibiba ngombwa ko bimuhama n'ubundi iyo myaka azayikatirwa wabihuza gute wabwira abantu gute ko wamurize udashaka fungwa agafungwa nta kimwe nayo nitayo bagiye umuntu agira ngo ibyo bintu byose ngo agiye gutekereza ikintu uragikora ngo atekereje ngo n'ibindi reka ahubwo tuvuga ati ninjya mbere na mbere abantu bo bagira impuhwe cyane cyane none iyo bigeze ku mwana bi Burundi rodi nyine umwana yubahwe urumva tayari numvaga gahunda ihitira hindukira ikajya ku bana ariko bitavuze ko ngomba kutavuga ibyambabaje ngomba kubivuga byose umva numva mbohotse mu mutima wanjye urumva nubwo abantu bavuga nubwo bakwandika nubwo bavuga ibyo ari byo byose bavuga ibyo kuri uranezerewe cyane
ejo ndi mu rukiko nahoze ndaranganya amaso hirya no hino ngo ndebe ko nabona Firdaus ndamubura bituma nibaza kuko ngira ngo subwa mbere uvuze ko utifuza ko Ndimbati yafungwa bituma nibaza ko Firdaus yasaga nk'ashyigikiye ko afungurwa akagira kuki ataje kumushyigikira mu somwa ry'urubanza kugira ngo afatanye n'abandi muryango we bari bahari bibaye bakamukatira se ntago njya mbyina mbere y'umuziki maze kujyamo nkumva n'injyana y'uwo muziki nibwo menye imbyino byina aho n'igitangazamakuru cyari kiri hari ahantu siko banagukubita siko hari n'abagereza bazize kunkubita ngo sitari wabo uza kuba uhari seriye pe uretse ko buriya kubera ko n'ubundi byari kuba bibaye ahubwo urabibona nawe ibintu bari kugenda bandika Ndimbati ngagize umwere ngo Firdaus noneho ariyahuye ibiki none se uwo muntu uri kwarega we gutaza ati yo karasebye karatsi nyine agitatangira kuguharasingira aho ngaho kandi njye ntabwo nabyihanganira munagira kamere urumva kubona umuntu arimo arakuvugaho ibintu utarimo no gutekereza ahubwo wowe ufite ibyawe urimo witekerereza wumva bikunyuze undi araje utangiye kukubwira amagambo mabi gusa uwo muntu urumva yari kuhava amahoro we yo kuhava amahoro utamuvuga ati ufite ubwa kutahava amahoro mbese n'abandi bankore bari kunkorera wenda ibintu bitari sawa rero ntabwo nari kwitaba urukiko nkurikije igitangazamakuru abafana ari na rimwe wigeze witabira urukiko igihe cyose yaburanye wapi haga nkaniguriraga bando zanjye nkavuga ati n'ubundi se barutwitse wanjye ko hahambereye niho ngomba gukuraho amakuru ega namwe mukeneye ko tureba noze bamwagiriye yiki nta rukundo nawe ndima ntuzabone bagushungera ngo ugire ngo ni urukundo tuba tubafitiye ariko arabo tubagezaho inkuru zacu bakunze badafite inyungu n'imwe mu kubareba nkunda niba ari abantu bakora ibiganiro bashaka gufasha abandi n'abo bose birirwa bavuga ubugore igihe badafitiye igihugu akamaro butubaka n'umuntu n'umwe ahubwo bikigisha abantu ubusutwa gusibira nibi Firdaus wenda wakurikiye iyi ngingo ku yindi bimwe byaganiriwe mu rukiko ndetse n'ibyo bahiriye bafata umwanzuro wo kurekura Ndimbati bakanamugira umwere aka kanya uvuze ko hari ingingo birengagije wavuga nk'izihe zari zikwiye kukurengera ntazo pe mbese ni umwere nk'uko byagaragajwe ingingo zanjye zose ndashakaga bari kuzikurikiza uremeranywa n'umwanzuro w'urukiko 100%. ntawemera nawe ujuririra narima nawe ujuririra ubwo ntabwo utawibwira igisubizo nawemeye ntabwo mwiteguye kujurira uzayibaze umushinjacyaha kubanza wasanga azajurira ariko umushinjacyaha agendera kuri dosiye za Firdaus n'umuryango wawe ushobora wibuke ko umushinjacyaha n'aba batsinzwe we ese nabyibuka ashaka itareba akavuga ati uyu muntu wenda bitewe n'uburyo hanze bimeze noneho n'ibintu akoze akavuga ati naya ngo byari bikwiye kabisa ndabona ngiye gutanga ibindi ko ndabona adakwiye kuba ari hariya n'ibintu arimo hariya nyine nawe yitonde Okay, ubundi wowe reka wenda nkitukira kuri izo ngingo zo mu rukiko ntabwo ndi bukubazeho byinshi kuko urubanza rwararangiye ariko icyo ndi bukubazeho neza hagati yo mu kwa mbere no mu kwa gatandatu wemera ko wavutse mu kwezi kwa gatandatu ariko urubanza rwashingiye urukiko rwashingiye ku itariki yo mu kwa mbere narabyemeye kandi nawe wambwiye ko ntacyo ushidikanya ariko Firdaus twaganiriye umwiza ukuri barashingiye ku bimenyetso byatanzwe nibyo nyine ese ndambivuguruze nibigiye nanabyemeye ariko ibimenyetso bashingiyeho biravuguruza ibyo watanze nta kibazo okay bwiza bwo kugira nanjye ngere ku cyifuzo cyanjye kandi buri ikintu cyose cyaba kiganisha aho wowe wumva ushaka icyo kintu nubwo abantu bakibonamo iki wowe ukibonamo icyiza ko ntabwo igisubizo cyanjye abandi bakubona ko ari igisubizo ushobora kubona ari ikibazo kandi si n'abantu benshi si n'abantu bose babyishimiye kandi n'indi hano hepfo ku muhanda noneho bamura ikinini bamukatiye imyaka 4 ngo ndorera ngo barakatira ngo bamura icyo bakatiye Ndimbati w'inkozi ese ku cyara abakibivuga gutyo nuko batabanye ko yabaye umwe nyine bakumva ahubwo bamura iki ntabwo hakwiye kujya abagabo nka Ndimbati batajya bahagacira abana
kuko kubwira n'undi muntu w'umubyeyi kumubwira ngo uyu mwana ngo yari arengejeho umunsi umwe ngo hari amushize umunsi umwe nako yujuje imyaka ntabwo abyumva hari utabyumva ababyumva nyine ni babandi b'ingwiza murongo tu nibo nyine babandi nyine bakunda hahiye Frida noneho uravuga nk'umuntu utaremera ko watsinzwe hoya tutabeshye ibyo mani ndetse mba ndi kukubwira uwo munsi umwe nawugumane ariko njyewe ntabwo ndi wa muntu ugenda ngo niba ibintu byabaye ngo mbisigirize numve ko ari ibintu byiza ntabwo ari ibintu byiza uwo munsi umwe ni amasaha 24 ntabwo ari iminsi 24 nta nubwo ari amezi 28 ni amasaha ni amasaha yiyongereyeho nayo baza amasaha birumvikana icyo ni n'igitangaza gikomeye Imana yamukoreye ahubwo nace bugufi yubamira Imana cyangwa se apfukama azamura ibiganza yihereza icyubahiro ubundi nari niteze ko kari akantu ariko agiye kunkorera kisohoka atabati samura amaboko apfukama ati Imana nciye bugufi imbere yawe kubw'iyi minsi yose maze ahangaha iki gipangu kikaba gikingutse nkaba mvuye ahangaha aho kantu nari nkiteze ndakabura muri kiriya gipangu mva nari nshakaga gukabura abana nshaka kubona ashima Imana kuko umuntu wese nyine wibaza ibi bintu ibaze nawe uri kureba iki kiganiro kubera amasaha 28 wongeyeho iya mbere ebyiri ibyo bintu urabyumva ariko hanyuma kugeza ubu ngubu ari comment cyangwa se ubutumwa wari wakira wenda bwagukomerekeje kuva yamara kugirwa umwere kuko nk'uko bivuze anabuze mbona handikwa byinshi bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ntabwo byambabaje n'ubundi biriya ni ibisazi bibyandika ni nka byande nka biriya byose nyine byo wabonye byandika biyumvisha rwema niba wavuze ati iyo uteye ibuye mu bibwana byinjije ubwejuru nicyo riba ubuhamije ubwo nyine byiyumvisa aho uri kuvuga ko wasebye biyumvisa we nabwiye bariya bose nyine ariko nabo hari imirongo batarenga nahoze mbona video yagiye isakara ku masheni menshi atandukanye harimo ibyishimo bikomeye cyane mu mujyi wa Kigali bakira Ndimbati bigaragara ko banezerewe no gutsinda kwe ndetse na Ndimbati nyuma za gufata umwanya agira ibyo atangariza abanyarwanda nyuma yo kuva muri gereza anavugamo n'ibyo yashimaga umudamu we cyane yashimye umudamu we cyane ko yamubereye imfura impande zombi hari ikindi yavuze ra mbona kindi numvise ntabwo wemeranywa nabyo se kigeze avuga ngo mbabarire sheri uri umuntu mwiza urihangana yes nibyo kabisa ninde muntu ufite umugore nk'uwa Ndimbati muri iki gihugu niba hari nawe yandika ikometa avuga ati kabisa nanjye mfite umugore nk'uwo wayirebye igihe naciye umugore wanjye inyuma inshuro 10 amfata akanyihorera ariko Frida ngo muri Islam n'ubundi abagabo bemeye kugira abagore batandukanye hari n'abifata ko nta gitangaza no uzi ukuntu baba handitse umugabo yemerewe gushaka abagore 2 3 kugera no kuri 4 ariko icyiza kuruta ibindi nuko yashakoma none niba nawe nimba bakubwiye icyiza kurushaho niba utagora icyiza kurushaho niyo none se wari byo yahisemo ko Kristo niwe bavuga ati gushanga Yesu yaravuze gushaka umugore ni byiza kutamushaka ikaba byiza kurusha ushaka gukora akarusho ariko ntabwo biri ari ugushaka umugore nanone ntabwo twigeze dukora ubukwe kuko mu idini rya Islam bakora ubukwe n'abo bagore bose ashaka kandi igihe cyose afite ubushobozi bwo kubaha ibyo abagomba bakora ubukwe nabwo bose bakora ubukwe bagasezerana akabambika impeta uko ari abo 4 nta busumbane buba burimo bose n'abagore barareshya abana bose akabitaho kimwe abagore bose akabitaho kimwe ariko ibi ntabwo ariko bimeze rero nubigereranye birumvikana hanyuma se madamu Ndimbati yakubaniye ate nyuma yuko bira byose bibaye kuko tunabigarukeho tunabiheraho ntago mwajyaga muvugana kuko uko nakuri iki kiganiro wakoze cya mbere umubano w'umuntu kubera ko nyine hari uwo mufitanye nyuma y'ibyo ngibyo ari umubano mwagiranye ntawo nzi ndi kuvuga umuntu mutavugana ngo mumenye amakuru bimeze bite uratekereza iki
urumva bavuga ngo twari tubanye ntabyo ntabwo mwigize muvugana muri icyo gihe cyose cy'amezi 6 Ndimbati amaze mageragere cyaba uretse umunyamakuru wo kuri 5 Guys TV nyine barimo bakorana ikiganiro nkajya kumva nkumva arampamagaye narindi kumwe na madamu Ndimbati arashaka kugusuhuza nyine aransuhuza niryo jwi mbyemeruka kumva kandi imbere bira byose bitaraba mwajyaga munahura mukaganira ko ndibuka ko navuze ko ugize urara no mu rugo hari ansuraga kananyereka kanshyigikiye imwe na imwe agatunganya umugabo we akavuga ati bikora ntago ari byo amafaranga upfusha usaba akagombye kuyareresha abana nyine nkabona ko ari ku ruhande rwanjye mbabarira umugabo umuntu ni ikintu gikomeye cyane ubwo buriya yakora amakosa kose buriya icyagutangaza ni uko mushobora gupfa ikintu gito mu rugo kikagera kure ariko none ikintu cyerekeranye ko agiye kuva mu buzima bwawe igihe kingana kuriya binashoboka ko atabugarukamo ntabwo ari ikintu cyoroshye umugore yahita agenda akavuga ati asye ntagende ni akazi ke n'uwo wabyikoreye ntabwo yabikora ariko nawe uri we Frida niko byagenda umugabo warutunze urugo umugabo mwaba mumanye imyaka irenga 20-30 ntabwo ari abagore bose umugore bati n'ubundi yari ntako ntamugize ntako ntamubwiye nakomeho yumve yabaga yifashe okay yaramufashije kuyibaga insindi yo babagaga abana twabasuye twabonye banezerewe sibyo ko nyine ubuzima nyine ntabwo bworoshye ntabwo Frida wose kubana n'abana wenyine ntabwo babyoroshye ariko mise nkubaza aka kanya abana urateganya ryari ko bajya gusura umubyeyi wabo papa wabo wamaze ko bamaze turateganya ryari gusura abana bawe ko ntabwo ari abana bakuru ngo bahita bati twadukumbuye dadi my dadi wapi ibyo ahubwo nyir'ubwite ugomba kubifatira umwanzuro ateka njye kwirebera utwana twanjye dore haciyemo igihe hafi amezi 7 kuko yagiye bafite umwaka n'amezi 5 none bagize imyaka 2 irengaho ibyumweru urumva rero ni bakuru umwana w'umwaka n'amezi 5 abenshi baba biga kugenda bataranagenda neza none abangaba baduvana nawe tukagenda Nyabugogo tukagaruka n'amaguru umva ni bakuru nimba yasize batazi kwiruka kabasana none bazi kuvuga nsigenza ati mami uzanye iki uzanye yawurute mami utuzanira umugati mbese nyine ibintu bamenye no kugenda bavuga amagambo baravuga ibintu byose icyo badakora ni ugufatanya nyine nk'uko mvuga bati mami gati ko nyine bavuye tunzanira umugati bakaba wabyumvise birashoboka ko uzatera intambwe ya mbere ugahamagara Mustafa azayitera wowe ukamuha ikaze ntabwo uteganya kumubwira amagambo meza byibuze bucyana yanditse ejo hazaramuka numva nekereza none Frida niba utiteguye gufata intambwe ya mbere ngo uganize Ndimbati nyine unamwifuriza ikaze ubwo urumva umubano waba ugiye gukurikiraho waba umeze gute urabona njye mba nifite byinshi mu mutwe wanjye rero hari igihe nyine nakumva ndi muri mudo nkaba yamaze igihe yaraye ariko nawe kukizatari ubwo wabikora umuntu wari ukumbuye abana fadi cyakaba yari wikoraga tubate abana banjye we impanga zanjye kandi ahubwo kakaba ariko gahita kaza imbere ariko urumva atabikoze ahubwo njye nakumva ari ikibazo nanjye nakomeza nkumva ni ikibazo gikomeye nagakumbuye abana nyine gutangira kubyibaza kuki yavugaga ko ashaka kuza kwirebera abana akabarera akaba nk'umubyeyi mbona aje nkaba mbona yatereye hagati mu ryinyo ahubwo njyewe aho kugira ngo ubundi ntere intambwe yo kujya kubikora njye mba mfite byinshi mu mutwe wanjye nibaza byinshi waye atabikoze inzira zo kugira ngo bigende neza mu buryo bwiza hagati yawe nawe mu buryo bw'amategeko abana babashe kubona indezo ziri gukurikizwa ubu ni izihe nizihe nzira zihari zigiye kuberekeza mu nzira nziza irimo umucyo yo kuba hagati yawe na Ndimbati mwarera nta n'umwe ugiranye n'indi makimbirane ubu ngubu niwe wo kwifatira umwanzuro kuko atawufashe n'ubundi urabizi itegeko se hari utarizi barahugufatira bakagutegeka ibose n'umuntu w'umubyeyi ngo baranegetse ngo urukiko ngo rwanegetse kujya nanga indezi iyi n'iyi bagutegeka gute uzi icyo ugomba gukora abana n'abawe
birahagije rero kugira ngo ahubwo aho kugira ngo bazafate bamubwira ati bari abana babiri b'imanga uzajya utanga indezi niye ku kwezi ni ibintu bigayitse cyane aho kugira ngo ibyo bizagera aho ngaho yitabe nanone urukiko bwo kumutegeka intezo z'abana we ubwe azabyibwirize yibwiriza icyo agomba gukora mu bushobozi bwe birumvikana. Njye cyane cyane ndacyagaruka ku mibanire yanyu igiye gukurikira cyane ko ni nabyo sosiyete dukorera audience dukurikiye yifuza ko nuko bira byabaye. Njya mbibona mu comments menshi, umuntu wese utekereza neza, umuntu wese wifuza ineza muri rubanda yifuza ko Firdaus na Ndimbati umubano wakongera ukaba mwiza wo kubanisha abana ndetse nyine n'ababyeyi babo. Hanyuma Firdaus, wowe witegute mu mutima wawe cyane ko numva utari tayari gutera intambwe yo guca bugufi wenda ukamusaba imbabazi kutaragenze neza. Nundi si ibiganiro karabireba nciye bugufi kandi njyewe nta kibazo mfitanye nawe, icyo uzakurura cyose buri wese azamenye ko cyose cyaguturutseho, icyo uzakereya cyose bizaze ku ruhande rwawe. Wanga kurera abana ndabizi nta mubyeyi wakifuza ko umugabo agenda akajya hariya akarya akanywa akenjoyinga abana baburaye, cyangwa batuhaye piriyave afite ubushobozi bwo kuba yakosora icyo kibazo kandi abana bari muri iyo nzu ikareka ntibashake babate hanze. Nta muntu wamubwira gukora ibyo atabashije, ubwe nk'umugabo niwe ugomba kubyibwiriza. Kandi ntabwo abana babiri nta n'ubwo ari umwana umwe, ntabwo yavuga ngo gukora ari umwana umwe ndatanga ikayi imwe kandi ari ebyiri, wenda ubwo twaba twabyumvikanyeho tizana imwe nanjye nzana indi, bose tuzibahe. Amezi 6 yarashize nakomeje kugenda mbigarukaho ari muri gereza, bitumye ngira ikindi kibazo cy'amatsiko. Yego nubwo mwagiranye ibibazo nkakuriye ariko ntabwo byakuyeho umubano mwagiranye, amateka ntabwo yasibanganye. Muri aya mezi 6 wigize utera intambwe byibuze ukamusura munsi n'umwe kuri gereza wumve ko ntamusuye. Ntabwo namusuye, ntabwo nabonye uburyo. Reka kujya kuri gereza ntibyoroshye, bisa abantu nyine babimenyereye ngo urahamagara ukiyandikisha ngo ukajya kwipimisha covid biki n'ibiki, aho hose nta mafaranga. Gutega Mageragere ndahazi ni kure ku buryo moto uneze na moto atari bisi kuva ahangaha kugerayo banca nk'ibihumbi 4 cyangwa 3 niyo make ubundi umumotari yageze. Kandi hari ukuntu nyine uba wumva bisi se nyine akamfate moto ni amafaranga, kwipimisha ni amafaranga, kiye kwiyandika nyine ni byari ibintu bigoye. Kandi ndi jyenyine, abana nta muntu nawe mfite bamfasha, narabifashaga. Urumva rero ntabwo byari byoroshye, kandi nari kubabasha kubayeka ngo bose mbajyane. Yego, kandi ntabwo nari kubona yo gukodesha taxi voiture ngo tujyane. Umva none ahantu ha moto ya 3 mwibaze taxi voiture zayenda uva ukagera Nyabugogo ukishyura 5, hava mu Nyabugogo ukagera kuri 40 ukishyura 7-5. Rero ntabwo nayabona ageze Mageragere cyane ko mu mafaranga ibyo 5,000 ngiye mbibariramo iminsi nk'itatu barya bawo cyangwa 2 wenda. Okay, inshingano igihe atarahari zakabaye iz'umubyeyi nyine papa, ariko mu buryo bwa financial bw'amafaranga ninde wazishyiraga mu bikorwa mu gihe atarahari? Ni leta. Leta yarabikoze ahubwo yubahwe. Leta niyo yaririmo igufasha muri iyi minsi. Yafashije abana. Uko uragira uti leta niyo idufasha ibintu byose by'ingenzi, harimo inzu n'ibiribwa. Yaradufashije nyine muri kiriya gihe yaragifunze. None ubu ngubu kafunguye ubwo birarangiye. Muri mufitanye amasezerano na leta angana gute? Adufashije tuva mu kazu k'agashambulete twabagamo ku Gitega turimuka mu nini. Ayo yose ni amafaranga yabo
twakoresheje nyine dukodesha indi nzu, kwimuka, kugurira imyambaro abana n'udukweto, kubera ko batari nyine babifite bigize, bari bafite utuntu dutoya tumaze kubasiga badafite iyo bambara ubu ngubu, ndabagurira, nanjye niguriramo mike, ariko ubwo urabyumva amafaranga irakize wawe. ubwo bari ubuyobozi bw'umurenge NCD, iki ni ikigo cyita ku bana. Okay. Hanyuma ubwo nari mu nkubaza ni ubwo hagiye gukurikira iki inshingano zigiye gusimburanywa bahererekanye inshingano ya leta na Ndimbati. Avuga ati twari turi kugufasha kuko uri hariya, wagarutse nyine kuri inshingano zawe tu. Kuko abana nyine biba byose nabo baba bagomba, ntabwo baba bagomba kubirenganiramo, cyane ko abari bato nyine ari abo kubungabunga ubuzima bwabo kugira ngo bugende neza umunsi ku wundi. Ubuzima bwa bundi mu buryo bw'imikorere bwa buri munsi wakoraga iki muri iyi minsi? Nikorera ibintu ibirakanze, nize nyine ibintu bya salo, ako ntabwo mfite akazi k'ukwezi, nyine ndagenda nabona umuntu nsuka nkamukorera tayara yo kurya barabonetse. Bya salo de coiffure ni sawa, ariko inshallah hari igihe nzabona iyanjye none nkaba mawushi. Noneho ubuzima ukabura bufatishije. Hanyuma imodoka ye kuzatwara mama wanjye, mama wanjye wambyaye n'undi mama wanjye. undi mama wawe ninde? Ndi mama wanjye nyine unsi nawe nyine mba hafi nka mama wanjye, ariko ntago abana umugiye yambeka nazaza nzagenda nkamutwara mu modoka yanjye. Wabonye undi mubyeyi? Imana imuhe umugisha. Ababyeyi benshi muri iki gihe nyine nagiye mbona ababyeyi benshi banjye, abapapa banjye, abamama banjye benshi bakuba hafi bagufasha. ukavuga ati mwana wanjye ndagukunda, kandi cyaba cyose ndi kumwe nawe kandi ndi mu ruhande rwawe, igihe cyose nyeneye ndahari, kandi byose ujye usenga Imana kuko niyo ituma nanjye ngira umutima wo kugira ngo nkube hafi, kuko itanshyizemo uwo mutima ntacyaba. N'ujya usenga Imana ukaba ugiye kuburara, nyamara umutima uzankomanga avuga ati ariko siko Fidawusi nari mbonye kireka nze nanjye ngira icyo mumarira. Ariko byose kubera ko uwo biragije Imana nanjye ikankomanga, aho ndi kambuza amahoro nkagutekerezaho nakuze. Bazajya baza mu Rwanda njye kubareba n'indabyo. Ni byiza cyane, ariko urabona ko social media rimwe na rimwe zigira umumaro. Nubwo bamwe na bamwe bazanga, ariko social media ngukiraho umuryango, himukiraho inshuti. Umuntu mbwiriye sabe nabi mugiraho ikibazo gikomeye, uriya muntu ari iki se we? Ari umwanzi w'ibyiza, ari umwanzi w'amahoro, mbese nta kintu kiza na kimwe ajya yishimira. Ubikomojeho, ariko nabyo byari mu murongo w'ibibazo ndaho kubaza, kuko umuntu wese uri kuvuga Fidawusi muri iyi minsi birajyana na Isimbi, bikajyana na Isimbi, ndetse n'abanyamakuru benshi ku munsi w'ejo bari ku rukiko nyuma y'urubanza bagarutse ku kiganiro mwakoranye bavuga ati se kira kiganiro kizagumaho, kizasibwa cyane ko kimwe amakuru amwe namwe yanyomojwe n'urukiko. Byose wenda reka tugaruke cyane cyane Sabungu mumanye gute muri iyi minsi, navuga ko itari yoroshye. Nta kibazo dufite. Muraguhamagara aragusura? Nta kibazo nkamuhamagara bitewe nyine n'iminsi ko yaduhura. Cyane ndi kubwira ukuntu ngewe ibintu bizaba bimeze neza mu minsi iri imbere, kandi kari bamanuriye ngaho da batari baba pasiteri batubeshye. Baguhanuriye iki? Neza vati ya modoka mama ajya ambwira uzi ko nzayibona. Ese bajya kubwira mama ajya kubwira ko uzagura imodokari? Nyine mama ubona nyine ndabyumva yambwiye ati nzaza uzaba ufite imodoka icyo gihe cyawe witwaye uze kumfata ujyane dutembere, mbese nyine none ngiye kumva mama paseri nyine baramamagaye ngo Imana yakudutumyeho, birabatari bya bindi nyine byo kubeshya. Nyine mbanza nyine no kumva kumutera basiyo hagiye kunurira ibiki, dore ko nigorewe buri wese ntawe utambwira ibyo ashaka rega, utamvugira ibyo yishakiye. Ngo muri iyi minsi ngo abantu ngo bagiye kukuvugaho ibintu bitandukanye bitari byiza, ngo gusa ugire umutima ukomeye wihangane,
ndi kubona Imana yaguhaye inzu nziza irimo amakaro n'intebe nziza karabaye rwose ubuzima bwahindutse ibibazo nyine byose byabaye kweri kubw'impamvu kandi icyo kintu kikaba kizagaragara bitatinze arambwira ngo ndinde abana banjye Imana ibakuyeho uburozi amen nanjye ati amen nanjye bitahise nyine mbarinde mbitewe cyane ndumva ari ubuhanuzi bwiza kuri wowe ni bwiza iyo buba bubiraye gutambwira ati urinde ariko mani urinde wo gushaka akadomo ku buzima bwanjye kuko bityo nta muntu utishimira kubwira ibintu byiza n'ubwo yaba arimo akubeshya ntabwo ujya wemera ko n'ubuhanuzi bubi bubaho by'ibibi bizakubaho ntabwo wese kubona ko Yago bamuhanuriye ko ari mu bihe bibi satani yamushatse yamwifuje umuntu bibi bizaba haba bizi yuko ari bibuzi ko umunsi umwe n'igihe uba uri mu cyaha ukavuga atari ku munsi Imana yanshyize hanze kuki isi ubivuga cyangwa uri guca inyuma umugore ati nk'umugore wajya abimenye koko nyine uba uzi ko icyo kintu uri gukora kitari cyiza kandi kiramutse kigiye hanze cyagusigaho ingaruka mbi cyane ni akawa munyarwanda ngo iyo ukoze ibyiza bigutanga imbere wakora ibibi nabyo bikagutanga imbere nta nubwo wava ku iyi si udatanze inyishyu yabyo urabyishyura uba ushaje cyangwa uri umusore urabyishyura Fido ubu ngubu ntabwo ubona ko abantu bamwe na bamwe batangiye kugutakariza icyizere bitewe n'urubanza undi se ninde ukimfitiye uretse abantu nge banjye nzi bamvugisha nyine bambwira ati mwana wacu rwose we courage kabisa akubwira abantu umuntu akubwira ati we vuba rwose ninza usafite imodoka yawe my dear urumva bari kumpa icyizere nubwo nyine ubuzima butaragenda neza ariko nabo bamba hafi aho ngabo nibo bantu byambabaza baramutse bandekuye kandi nabo batabaye ati ntago ari Imana buba ugiye nyine buri wese afite igihe azakamara mu buzima bwawe misiyo none Imana yamuhaye yo kugira ngo akore muri icyo gihe iyo ayirangije aragenda ntabwo muhorana nabo nibarangiza ibyabo igihe cyabo nikigera bazagenda niba ari abo tuzagumana ubuziraherezo kugeza buri wese avuye muri iyi si n'icyo gihe nyine ntabwo ngiye rero byambabaza kuko njye n'injyuzi ikiri mu mutima wanjye kandi ntabwo ari ikibi urumva mwebwe mutekereza ibibi ni mwe babi b'abagome kandi ngewe abantu b'abagome zumva ku bugome bw'abantu ngende mbitereho komenti mbyiteho bimbabaze kandi ari guteka ariko wimereye muri wowe abantu benshi rega bw'isi bafite ibibazo bafite n'ihungabana benshi barimo banuka barahohotewe ahubwo banze no kubivuga byabatumbiyemo babuze aho bamenera noneho babona umuntu yabyivugiye n'umugore aragira icyo yagira icyo atangaza umugabo wamukora yagize igishega bishya no gusa kandi yaraboboshye hanyuma mbere yuko tugana ku musozo mu kanya mfite ingingo ebyiri dushaka ko dusorezaho ingingo ya mbere ikibazo cya mbere umuryango nabonye ugifite ababyeyi mu ntara y'amajyepfo turanabashuhuje gasana bane nabo harya muri Islam bahita bavuga ngo iki ushaka ngo Imana ibane nabo mu cyarabu bavuga ngo iki Imana imigisha y'Imana ibane nabo reka njye nivugira inshallah hanyuma umuryango wawe by'umwihariko duhereye kuri mama na papa cyangwa se ababyeyi bawe bakire gutiye inkuru uzi ndaza kukwereka message banyandikiye kuri WhatsApp umusaza wanjye nyine ko baba bafite telefone bakajya birikodinga ni byiza cyane rwose ibyo nyine ibintu nk'ibyo bishimiye itaha rya akabati yaje si sawa wishimye ndishimye ni byiza sawa rero reka turebe noneho ko basi azagira icyo yibwira nk'umugabo ku buryo nawe yakicara mu bandi akavuga ati nanjye ndi umugabo ntiwakwicarana n'abagabo baba basize bikoreye ibyo bagomba gukora nurangiza ngo uvuga ati ndi kunywerayo umwana wanjye yakagombye kurya cyangwa kunywamo amata uvuge ngo uri gukora icyiza kandi undi yabibaze neza aravuga ati ngiye kunywera 5 ariko reka nywere 2 bitatu bahahe baguremo igikoma n'agasukari abana nabo bagira icyo babona ndetse na nyina kuba umugabo nyamugabo n'ubundi ni uwita ku nshingano ze
rero utabyitayeho sinzi ubugabo waba urimo uravuga, sinzi nimba ari uko waba wambaye ipantaro simbizi. Igihe cyose nahereye mvuga ngo yasohotse wabyakira ute, wakomeje kugenda umbwira ngo twishimye ndanezerewe none na famiye yabinezerewe, ariko ukahita urenzaho ngo noneho reka turebe ikizakurikira niba zitakubana. Imana ni ikizi. Wenda hari umuntu ushobora kwita yibaza se wenda barishimiye mu by'ukuri kaje n'urukundo cyane ukumutega n'indi minsi. Umuntu wabyumva muri iyo nzira wamubwira iki? Njyaho celebrate birabaye. Ahubwo ntabwo mbyina mbere y'umuziki. Ubwo ngubu ntabwo ndacyari kumva indirimbo buhora, ariko ntabwo ndayumva neza ngo numve injyana ifite menye niyo ariyo. Nimara kubyumva nkabona twa tubebe twanjye bose ko bano bana ariko bamuzi, abana babafata mu mutwe. Ujya bamwereka no kuri telefone? Mfite udufoto twiwe nyine mba njya mbereka, kubera ko nyine iminsi yari ishize yo bari bamuzi bazi ko ari papa. Ibaze ko undi muntu w'igitsina gabo ntabwo bamuhamagara papa, bamuhamagara dadi. We bamuhamagara papa ahubwo. None nabereka nk'agafoto papa. Bakita babimenya disi, ntabwo bibagira kubera ukuntu nyine mba mbibereka. Ariko ni byiza ujya ugomye kuva nasabyemera agomye kumwereka umubyeyi wabo, ni byiza cyane ko ari amakimbirane bavuga ngo papa arimo ararangira ntabwo azahagumaho. Tunagiye turi no kuri RIB Kacyiru, bagiye gufata DNA bamubonye ati papa. Barabivuga papa, mami papa. Nyine ariko bakajya batinya kumwegera, bakajya baza ariko nyine baza kugira ngo nyine baramwegera. Abana bafite ubwonko babitegereza, rega n'inshuro nyinshi baba baragiye bahura nawe baba babibona. Ubwo ku yindi ngingo navuga turi busorezeho niyi, aka kanya umuntu agoye amahitamo y'uko kira kiganiro mwakoze mbere cyabaye imbarutso ya byose kivaho, wayemera cyangwa se wowe ushyigikiye yuko cyavaho kubera bimwe na bimwe ubona ko byagaragayemo bisa nkaho byagiye binyomozwa? Cyari ikibazo kibirimo. Ntabwo wifuza ko cyavaho? Nifuza ko cyago kiganiro ni cyiza, abantu bakireba kikana cyafasha benshi, kandi kirimo ingingo zatsinzwe Fridaho. Ingingo zose nizo. Ingingo zose nizo zatsinzwe kuko uko tugiye kurangiza ikiganiro. Ureba target y'ikiganiro yari tugiye kurangiza ikiganiro abantu bataramenya aho uhagaze mu by'ukuri. Hamwe barashima ko byayenze neza, hano ukavuga ko ari ingingo gusanga nyine biragenda. Mani njye ntabwo nyafata umuntu wakoze ibi ngo musigirize ko yakoze neza, yakoze nabi. N'inyishu yabyo yarayibonye. Ntabwo wakora neza rero ngo uhabwe gereza. Never. Ahubwo kuba yarayihawe hari ikitaragenze neza. Nta muntu wakoze nabi ngo neza ngo yiturwe nabi. Urumva? Uretse kuba wowe ahubwo nakugirira neza, ukirengagiza neza nakugiriye, ukangirira ariko ntabwo ari mu buryo nanone bwo kuvuga ngo ariko nabugira neza bagakwitura nabi Fridaho. Uzi ko ushobora kuba miliyoni 100 ejo nkabyuka nk'iki. Bibaho cyane. None se usungire neza nkakwitura nabi kugira ngo utazankurikira. Zibariza ahubwo nyine zibariza nzira z'Imana. Ziba zirenga 1000. Ashobora ariko kuba uwo muntu Imana ishaka kukwerekana umuntu ki, ishaka no kukwereka ntukizere buri muntu wese, gira neza ariko ugire neza. Ahubwo ushobora no kumva ko wowe wagiriye neza umutezeho ibindi. Ntabwo muri iyi minsi abantu benshi bakigira neza kugira ngo kuko bibavuye ku mutima, ahubwo uyu muntu ningira icyo amufasha mu minsi iri imbere hari icyo nzamuporofita. Ubu ni porofi nyine, uramporofita y'iki ngo uporofite y'iki? Nta kindi. Ni bake cyane uzasanga nk'abo ngabo mba nkubwira mba nanazi. Bariya nibo bantu nyine bakora ibyiza batitaye kuzanyishyura iki. Kuko niba umuntu ashobora kuvuga ngiye kuguhahira ibyo kurya by'ukwezi nkwishyurire neza, amafaranga araza yagaruriza nanahamwe. Ariko ngiye kugufasha kuzamuka wamamare umusitari, ako numara kuba umusitari nanjye nzaho nzagaruriza, ahubwo jyewe n'igihe uzahita utangira kurya ayawe neza, yandi yose natanze nyakubi. Nyine ni ibintu nk'ibyo byo gukora ikintu ariko hari ikindi ugamije. Ariko ntabwo nawagize neza ngo yitorwe nabi, kandi yabikoze abikuye ku mutima. Turashoje ariko ndasoreza
nkushimira umwanya waduhaye ariko mvuga ni aka kanya wicaye ku meza amwe na Ndimbati nyuma y'ibi byose byabaye inshuro ya mbere mukicara ku meza amwe mugiye kuganira ibibazo ikiganiro cyanyu cyari kimeze gute ibibazo washingiraho kumubaza ukuntu byari bimeze muri gereza nicyo yigiyemo se wararagaye inkoko zajyaga ziboneka amabiya amabiya inzoga nyine zihenze zibe yirirwa kunywa abana batanywa amata habonekaga ubwo turi ku meza we na Ndimbati urumva muri kuvuga ni muba muri no gucyurirana nyine ndi umeza ya mbere muzicaranaho muri kuvugana ibintu ibibazo by'ingenzi muri gucyurirana gusa nyine iyo bibaye seri ahubwo njye nshaka kumva nyine akambwira byinshi bitandukanye ngerega ndi umuntu mukuru ntabwo nkiri umwana imyaka 20 ni myinshi cyane none warageze mu bibazo nk'ibi uba ugomba kureba kure kuko iyi si iyo utarebye kure ukigira inzanga urasigara wanapfira muri iki gihugu urebye nabi kubera ubugoryi ufite nongeye nshobora kumwumva tukakanganiriza nkabyumva ngewe uri kumbwira ijambo ku rindi nanjye hari ibyo nkubonamo nk'uku turi kurebana nshobora kureba ngo ntabwo uri kundeba nyamara uri kureba hariya hirya n'undi kandi uri kunyereka ko uri kundeba kandi ukubwira ko iyo wicaranye n'umuntu muri kuvugana ku meza mwicaranye nyine murebana iyo ari kuvuga ibintu by'ukuri buri uranabibona yaba arimo arakubeshya ukabibona icyo ukora ni ukumuhanga amaso imvuga ari gukoresha akubwira n'uburyo abikubwiramo siko iyo umuntu ari kukubeshya umureba ukamugasha urabeshya bitewe n'uko uri kubireba ariko ariko nanone wabona avuga ukuri ubona hari na byinshi nyine byahindutse ugahita uvuga ati hashimwe Imana byihuse ikintu yakoze Imana njye nzashima Imana nimbona Ndimbati yarahindutse nzajya gutanga zaka mikoranye ndabona intengushyemo gato ariko reka dusoze ni mukanya n'imikomojo gato mvuga ni ndasoza ngushimira ku mwanya waduhaye kugira ngo duhe innovation abakunzi ba Iris TV bumve uko utekereza kwirekurwa rya Ndimbati kugirwa umwere twumva ikigiye gukurikiraho twumva ubuzima muri rusange uko wafataga ibintu byose kugira ngo twagerageje kuganira ku mpande zose zishoboka ko umuryango wabyakiriye uko wabyakiriye ndetse n'uko utekereza bigiye gukurikira byose ngira ngo abantu nibyo bari bakeneye kumva muri kino kiganiro babyumvise Fidao turashoje rero ariko ngira ngo usoze ushimira ni bande wasoze ushimira bakubaye hafi muri urugendo muri zino nzira zose urashimira abande uranenga iki mbere na mbere ndashimira mama wanjye mama Jimmy ndashimira n'abandi benshi Alice Demi Didier Shehe Habibu Shehe Sulaimani wo Dawa Rwanda TV nyine muri rusange ndabashimiye ndashimira na Omari benshi cyane nkanashimira n'ubutabera ndashimira na NCD ndetse n'umuntu wubatse iki gihugu atacyubatse ku musenyi ari we nyakubahwa Perezida Paul Kagame nawe namushimiye kuko byose byabaye iyo haza kubaho nyine amategeko ataragiye agira ibyo ateganya ndatekereza ntabwo twari kuba tumeze gutya wenda nubwo bamwe bari kudufasha ariko uruhare runini nabo bararugize kugira ngo tube turi aho turi ubu ngubu mbe niyumva uko niyumva uku nguku abandi nshimira ni abantu nyine bagiye bangira inama abantu bambaye hafi ababyeyi banjye mama wanjye nkunda cyane nubwo ashaje ko ndamukunda kubera ko ni umubyeyi mwiza kandi inama ze nazo ni nziza musaza wanjye bakuru banjye na murumuna wanjye nawe nyine agiye amfasha akaza akamfasha abana bitoroshye nyine mu bintu ubuzima bubi cyane kandi umwana w'umukobwa wihanganira kuba mu buzima bubi ni bake murumuna wanjye nawe ahari yumve ko mushimiye kandi nawe nzajya muba hafi mu bizajya bigenda bimugora mu buzima n'ibindi n'inama zose akeneye nanone kandi sindi nshimira ninde nabo mu muryango wa Ndimbati ushimira nzabashimira barige n'ikigera
ntabwo barandabashimira mushimira nyine ni kubw'ibyiza yagukoreye mbese ko nashimiye ubutabera ko bwareguye umuntu wacu rero ikintu cyiza azakora nicyo nzavuga ati rwose ndagushimiye kubw'ibi byose ikiruta byose ni uko nshimiye Imana ishobora byose kandi ihora ingaragariza ko ari iri hejuru y'ibintu byose ntacyo unenga dusoze ni abanyamakuru nitwunenga ni mwebwe twaratumye ubona ba mama nashimira Sabe by'umwihariko noneho byo byihariye by'indani oya nyine nari ngeze ku banyamakuru kugira ngo muvuge wari watinze kabisa Sabe ni umuntu wagugira akamaro utuma ibi gahunda zawe zose zigaragara ubahwe kabisa ahubwo nagakwiye kubwirwa nabi no guterwa amabuye akwiye gufatirwaho urugero n'abandi banyamakuru ariko abanzi b'ibyiza nibo bamutera amabuye nese ninde muntu wakishimira ikiza kandi acyanga urumva abanyamakuru bamwanga menye ko imitego n'ubundi mitindisha bukana ba nyirayo sajya mubikora cyane yikorera ibiganiro byiwe afasha ukibona abura gucisha inkuru everyday inkuru kandi zikarebwa no kurenza bari abamutuka abundi baba barimo bunguka iki baramutuka akanga gakora uyu mugisha w'Imana rega nta cyawukuraho naga akanwa k'abantu kawukuraho so nuko bimeze turashoje ikiganiro cyacu twagiranye na Firdausi hari mu kajoro ariko twaganiriye neza burya mbona n'ubundi mu muco nyarwanda ku kagoro bari bw'abantu baganira byinshi batuje arangije imirimo amajwi menshi nyine yacecetse iri joro riba risawa rituje mukona urumva ariko twabihuje n'umuco reka nshimire abantu bose badufashije kugira ngo kino kiganiro kibe cyabasha kubaho nshimire Emilie kuri kamera badufashije ku mashusho n'amajwi nshimire n'undi mugabo uri hano ruguru wari umudufasha mu buryo bw'amatara reka nshimire Imana by'umwihariko yaturinze ndetse ikayobora ikiganiro kugira ngo kigende neza nshimire Firdausi namushimiye by'umwihariko nshimire abanyarwanda abadukurikira abantu bose bifuza kuba mu muryango mugari wa Iris TV biroroshye no gukanda subscribe hasi mu magambo atukura ukaba winjiye mu muryango munini mugari wacu batishimye ariko nawe ugira icyo babwira abantu batanezerewe atari ibi ngibi mu buzima nyine bwabo ubuzima busanzwe njye nkunda kubivuga no kwihangana no gukomeza amasengesho kuko byose mu isengesho birashoboka umunsi bimeze neza bikamera nabi umunsi bimeze nabi bikamera neza siroga yasabe turabashimiye nuko bimeze yari Jado tuyishime mu kuyobora ikiganiro mukomeze mugubwe neza bye bye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh